Haleluya, haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, bari ku migabane itandukanye y'isi. Yesu Kristo ashimwe. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose. Muri iki cyumweru turasenga tugira tuti Imana izahatubere, izahatubanzirize. Imana ishimwe rero, Imana ihabwa icyubahiro. Fasha guhereza Imana icyubahiro no kwishima. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana nishimwe. Yarakwimanye, wararwaye, Imana irakurwaza urakira. Yaguteye urushinge rutababaza, iguha ikinini kidasharira. Amaraso ya Yesu Kristo yazuye ubuzima bwawe, Imana ishimwe. Iki gitondo tubanje Imana hose muri byose, tuyishimira ibyo yakoze kandi tuyigiragiza n'ibiri imbere. Imana rero ihabwa icyubahiro. Nagusuhuzaga mwene data nshuti yanjye, wowe tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe umukristo w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Imana ishimwe cyane, Imana iguha umugisha. Irongeye irabikoze, iravuze ngo nubeho, ubayeho. Imana nishimwe. Iki gitondo rero mpora nkwinginga ngo ntukakore ikosa ryo gusohoka mu cyumba cy'inzu yawe utiragije Imana, utayishimiye ibyatambutse yakoze bikomeye, kandi ni ukuri uyibwire ngo umbanzirize na hariya hakomeye. Mu by'ukuri hari ahantu utagera, buriya hari ahantu utagera, hari ahantu utamenya ibihakorerwa. Aho hantu hateye ubwoba cyane ni mu mutima w'umwana w'umuntu. Mu mutima w'umwana w'umuntu ni ahantu hateye ubwoba, ni ahantu utagera, ni ahantu utamenya ibyaho. Ariko Imana ishimwe niyo yonyine ibimenya. Ibiri mu mitima y'abana b'abantu Imana ibibibona. Rero njya nkubwira ngo banza Imana ku bantu, ubanze Imana ku bantu. Hari n'abo wibeshya ko ari inshuti zawe kandi aribo bakugambanira. Ibyo byose rero muri make Imana irabireba. Niyo mpamvu ijambo ryambwiye neza ngo ijya yubika imigambi y'incakura kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Imana ishimwe. Rero ujye ubanza Imana hose muri byose. Imana nishimwe. Nakubwiraga ngo uhereze Imana icyubahiro. Bene data, dukomeze tube mu bihe byiza byo gusenga. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Iki gitondo nifuzeje yuko twazaganira ku ijambo ryitwa iherezo. Iherezo, iherezo. Nakubwira ngo ikintu cyose cyatangiye kigira iherezo. Ikintu cyose cyavutse kigira iherezo ry'uko kirangira gipfuye, ndavuga nk'umuntu. Rero nakubwiraga ngo iherezo. Iherezo, ese wowe ujya wibaza ku iherezo ryawe? Wenda uyu munsi ntabwo ubyibaza, ariko umuntu ukiri umwana iherezo rye arasaza, yamara gusaza agapfa. Umuntu nawe ukuze iherezo rye nyine aba yumva ko nta rindi ategereje uretse gusinzira agapfa. Rero ikigeragezo iyo ubona gitangiranye ubukana, ujye uhimisha iminsi mibi gusenga. Utegereze Imana usenga, iherezo ryacyo kirarangira. Nta gihoraho gihanze, nta gahora gahanze. Icyo kigeragezo kikuriza amanywa na nijoro. Ndagira ngo itangazo muri iki gitondo kizagira iherezo. Iherezo, iherezo. Ariko noneho ndashaka kukubwira ngo wongere ukanguke, wowe usinziririye mu byaha. Ese ujya umenya yuko iherezo ry'ibyaha ari urupfu? Ese ujya umenya yuko iherezo ry'umunyabyaha ari ugukorwa n'isoni no kumwara? Ese ujya wibuka ibyo ngibyo? Imana idusange, Imana itugirire neza. Muri iki gitondo munyemerere dusome urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero. Yarwandikiye abantu b'i Ponto n'i Galilaya, arwandikira abantu bo muri Aziya. Abantu bose bafite kwizera no kwezwa n'umwuka wera, bakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wabo. Icyo gihe yabandikiye uru rwandiko. Turasoma ibice 4. Ahageze yababwiye amagambo meza cyane.
arababwira ngo nuko ubwo Kristo yababarijwe mu mubiri ube ariko namwe mwambara uwo mutima we nk'intwaro. Imana ishimwe, kuko ubabarizwa mu mubiri aba amaze kureka ibyaha. Imana ishimwe. Iyo wamaze kubabarizwa mu mubiri, tuvuge nimba wagiraga icyaka ukagira irari ryo kujya kunywa izo nzoga, ariko ukavuga ngo ndemeye mbabajwe n'iki cyaka, mbabajwe n'uyu mubiri se urarikira ubusambanyi, ariko ndabiretse, muhaye gasopo simbikoze, ngo icyo gihe uwo muntu aba yamaze kugira gute? Kureka ibyaha. Imana ishimwe, ngo ahere ko amare iminsi isigaye akiri mu mubiri atakigengwa n'irari rya kamere y'abantu. Imana ntihabwe icyubahiro. Icyo gihe kamere, umwuka wera aba yakubashishije kuyica. Imana ishimwe, nicyo kigukwiriye, ahubwo akora iby'Imana ishaka. Imana ntihabwe icyubahiro, kuko igihe cyashize cyari gihagije gukora ibyo abapagani bakunda gukora, no kugira ingeso z'isoni nke, n'izo kurarikira no kunywa inzoga nyinshi, no kugira ibiganiro bibi, no gusinda, n'imigenzo izira cyane y'abasenga ibishushanyo. Imana idusange. Reka dusimbuke tujye kuri 6. Kuko icyatumye abapfuye nabo babwirwa ubutumwa bwiza ari ukugira ngo bacirwe urubanza mu mibiri mu buryo bw'abantu, ariko babeho mu mwuka mu buryo bw'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Hanyuma 7 handitse ngo iki? Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ijambo rirakubwiye kuri 7 ngo iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo rya byose, iherezo ry'ibifite umubiri, ry'ibihumeka, ry'ibifite ubugingo, iherezo riri bugufi. Ntago ushobora gukurura iryo jambo wenda ngo uhite uryumva, ariko ikintu cyose gifite intangiriro kigira iherezo. Rero nagira ngo nkubwire, were kubyina nta kazaza. Uzi iminsi umaze, ntabwo uzi iminsi usigaje. Ikigukwiriye ni ukuva mu ngeso mbi, ikigukwiriye ni ukureka ibyaha, ikigukwiriye ni ugutsinda irari ry'iyo kamere yakuburabuje, uhora buri munsi wisanga uri umunyabyaha rutiri. Imana igusange muri iki gitondo. Ikigukwiriye rwose, ikigukwiriye ni ukwita ku iherezo. Iherezo ry'ibyo ukora ni irihe? Ese iherezo ry'ibyo ukora ni ryiza? Uzavanamo ingororano nziza? Iherezo ry'ibyo ukora, iherezo ry'amagambo yawe uvuga, iherezo ry'ubwo busambanyi, iherezo ry'ubwo businze, iherezo ry'ubwo bwambuzi, ubwesikoro, iherezo ryawe ni irihe? Iherezo rya byose riri bugufi, niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Riratubwiye ngo iki? Ngo mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Umuntu utagira umwete wo gusenga ni ikimenyetso cy'uko afite ibimukamura imbaraga, afite ibimukamura imbaraga, ari byo byaha. Imana idusange muri iki gitondo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Petero akomeje agira ati ku 8, ariko ikiruta byose mukundane urukundo rwinshi, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Imana itugirire neza. Umuntu udafite urukundo ntashobora kunezeza Imana. Iherezo ryawe ni irihe wowe wangana? Iherezo ryawe ni irihe wowe ugenda uvuga nabi bene so? Iherezo ryawe ni irihe wowe wamubeshiwe urubeshyera abantu? Iherezo rya byose riri bugufi. Iherezo ry'ibinyoma byawe riri bugufi. Iherezo ryo gucira abandi ibico kuri wowe riri bugufi. Iherezo rya byose riri bugufi. Nakubwiraga ngo wite ku iherezo ry'ibyo ukora, wite ku iherezo ry'ubuzima ubayemo, wite ku iherezo ry'ibyo byaha ugaramyemo, wite ku iherezo ryawe. Ese iherezo ryawe ni irihe? Imana idusange. Shalom shalom, muhahe muronke. Imana ibanezeze. Imana irinde ijambo ryayo ibihe n'ibihe.